Aragikora nyine yakoraga ibintu by'ibiraka byo kwiyeranja by'abagabo bitunga urugo n'abana. Ubwo rero yagiye mu kazi maze nk'iminsi 2 adataha. Bijyana abandi babishinzwe bagafata nk'uyu mugabo bakamubaza bati twereke umutungo ufite uhagije uzarera aba bana kugeza ku mashuri yabo, utwereke n'undi mutungo ufite wateganyije uzarera abo ugiye kubyara muri uyu muryango ugiye kubaka none gushinga. Yamara kubereka ko afite iyo mitungo izarera abo bana rwose yashaka akabyara 100, ariko nimba byaye akabajugunya akajya gusezerana isezerano ry'iminsi 2 rigahita rikandagira abana 5 bafite imyaka 10. Si kwa kugwiza mayiboho mu gihugu kandi byarangiza bigaharirwa abagore abagabo bo ukumva mbega ntabwo urubanza rubareba. Nge ndavuga ubwo ndi iwabo ntacyo mfite kumubaza, afite uko azabikemurana n'iwabo. Nge numvaga ko ubwo nzaguma muri famiye ye bakita ku bana bakabakamishiriza, kuko nari nagize n'ikibazo nabyara nkajya guterwa amaraso simbashe guhita nzanzamuka ngo nonse abana. Yazanzamutse barabahaye amata, ndavuga nkubu bazaguma babakamishiriza. Kwasuza rero nongeye kwifuriza kugubwa neza muri hose. Uyu munsi nafashe urugendo rwerekeza mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu murenge wa Karenge, akarere ka Rwamagana. Ni nyuma y'uko menye inkuru y'uko hari umumama cyangwa se umubyeyi wagiye gushaka uburenganzira bwe mu rusengero. Wahoze ari umugabo we amutanye abana agiye gushyingiranwa n'undi mugore, ajya kuburizamo uwo mugambi kugira ngo umugabo abanze asohoze isezerano bagiranye hagati yabo, cyangwa se abanze agira ibyo akemura mu muryango. Umumama rero ni uyu nguyu turi kumwe yitwa Janvier, wenda agiye no kutwibwira hanyuma tuganire byimbitse ku nkuru nyirizina byagenze bite bimeze bite. Janvier, umeze neza? Yego meze neza. Nitwa Dukuzumuremyi Janvier. Nashakanye n'uriya mugabo twagiranye ikibazo. Dufitanye abana 5. Yitwa gute uriya mugabo? Yitwa Niyonsaba Innocent. Reka wenda tundaje tugere ku bana. Innocent mwakundanye ryari, mwatangiye gukundana ryari cyase ku bana? 2011. Nibwo uriya mwana mukuru w'imfura yacu twamubyaye. 2011. Yego. Twabaga mu karere ka Nyagatare. Nibwo mwabyaranye umwana mukuru, mwarabanaga cyangwa mwarakundanaga mutabana? Bo uriya mwana w'umukobwa natwaye inda ye tutabana. Hanyuma biba ngombwa ko ahita tugurira inzu turabana. Nyuma baza kumwimurira inaha muri Rwamagana kuko yakoreraga leta. Yakoraga iki? Yakoraga muri Rwanda Revenue. None hagikora? Oya, yaje kugiramo ikibazo baramuhagarika. Ibyo ntago nabyinjiramo cyane, nibyo muri leta ntago bindeba. Icyo gihe yakoraga muri Rwanda Revenue. Abagurira inzu i Nyagatare. Yego. Twahibanyemo iminsi mikeya kuko bahise bamwimurira muri Rwamagana. Arambwira ati ntago nagusiga hano ni kure n'umwana. Rwamagana na Nyagatare ni kure, ati ahubwo waza ukigira hafi muri Kigali ahantu nazajya mbasha gutaha buri weekend. Turimuka turazana nawe, twarimukanye tuza muri Kigali, niho twahise dukodesha inzu. Nari mfite uriya mwana nyine umwe w'umukobwa mukuru mwabonye. Nawe akajya ajya gukora mu kazi nyine ke yakoreraga mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana. Agataha muri weekend. Agataha i Kigali. I Kigali niho twabaga muri Kicukiro. Nyuma yaho nibwo naje gutwara inda y'abari abana, nyine twagumye Kigali mpaka agiye. Yagiye cyane? Bo yagiye 2019. Umumaze kubyarana abana 5. 2019 niki cyatumye agenda? Byagenze gutara amakimbirane ndabwe mwagiranye, niki cyabaye?
mu by'ukuri nta makimbirane twigeze tugirana, ni ibintu byantunguye kuko agiye mu kazi. baragikora hahandi ntabwo yari agikora, nyine yakoraga ibintu by'ibiraka byo kwiyeranja by'abagabo bitunga urugo n'abana. Ubwo rero yagiye mu kazi, maze nk'iminsi 2 adataha. Ndamuhamagara, ntiyafata telefone. Nyuma yaho gato mpamagara undi muntu, arambwira ngo umugabo wawe yakoze agisida ya moto. Ubwo nari mfite inda y'aba bana batoya, bariya ni impanga, n'abandi bakuru aribo bari afite nabo ni impanga, n'abafite nawe ni impanga. Yego. Arambwira ati umugabo wawe yakoze agisida, niyo mpamvu atari gufata telefone. Ndamubwira nti se arwariye hehe, bamujyanye hehe kwa muganga? Arambwira ngo bamujyanye CHK. Nari mfite inda nkuru ku buryo ntabashaga kuvaho ndi. Natwaye inda baramaze kumuhagarika mu kazi pe, dufite imibereho mibi rwose pe, mibi rwose. Naho twabaga byari ikibazo, no kwishyura inzu byari ikibazo. Nubwo agenda twari imideni ry'inzu rinini cyane ku buryo nabanje gutekereza ko ari ryo ahunze. Kuko nyir'inzu nawe arahari, yambereye imfura, ntiyananyishyuza cyangwa ngo afatire ibintu mu kuvamo kuko ngiye nayisohotsemo ndi njyenyine. Hanyuma nifuje kumenya aho arwariye, ndamuhamagara aza gufata telefone, ariko pe ababaye, mbyumva ko ababaye, nanjye kwihangana birananira, ndarira, nawe numva arimo gutaka. Arambwira ati ntabwo natuma uza kundeba umeze gutyo, ati n'ubundi ni ikibazo naba nteje mu kindi, tutagira n'ihungabana ugasanga n'indi vutsi idakuze pe. Nta kibazo, ikibazo cyanjye nawe cyarantunguye. No mu bantu twabanaga, nibwo mwafata n'amakuru aho twari ducumbitse, bakubwira ko nta n'umuntu wigeze ajya mu kibazo cyacu. Gusa amakuru naje kumenya nuko ya mpanuka ariko yariyo impanuka yo yariyo, ajya mu bitaro. Sinabasha kumugeraho, nari yaje mu rugo. Nibyo nshaka kugusobanurira. Ibitaro ubwo ni muri 2019. Yego. Yaje kurwara gutyo, ndamuhamagara ndamubwira nti nyamara nabonye itike ngiye kwihangana nze kugusura. Aranyangira, yanga kundangira ahantu arwariye. Arambwira ngo famiye ye ngiri kumwitaho ni ntuza umutima. Mbega nyumvisha ko adashaka ko ngira ikibazo cy'ihungabana ngo nkaba nabyara abana badakuze. Ndabyihorera ndatuza. Hashize iminsi arambwira ati kwivuza hano birahenze, none muzehe wanjye yampamagaye ngo bagiye kohereza imodoka bantware bajye kumvuriza Nyagatare aho babasha gukurikirana imibereho yanjye. Ubwo umugabo yavuye muri ibyo bitaro ahita agenda, ariko mu by'ukuri naje kumenya amakuru ko atagiye iwabo, ahubwo yari ari mu mujyi wa Kigali. Arwariye ahantu, arwajwe n'umuntu atashatse guhishura. Urebye nuko namubuze kuva yarwara akajya mu bitaro, akarwazwa n'uwo muntu rwihishwa, ntago nongeye kumenya irengero rye. Twarinze dusohoka muri iyo nzu, badusohoyemo nyir'inzu ati narabihanganiye, umugabo wawe yanze kunyishyura, yari yaragiye amwandikira inyandiko nyinshi, tariki yagera akamuhindurira indi. Birangira ambwiye ati ntacyo nkwishyuza, ariko ukoresha uko ushoboye umpe inzu yanjye. Navuyemo, hari umubyeyi watwishyuriye ukwezi kumwe kw'inzu, kiramo ibintu. Ndibaza se abana bazabaho gute? Ukwezi nigushira nzishyura iki kundi kwezi?
njyewe ubwanjye nahise nigira inama yo kuvuga ngo reka njye iwabo. waba umugabo? Yego. Kuko ari naho yambwiraga ari, ndavuga ntacyo reka tumusangeyo, natwe turi umuryango we, nabo twese badufashe, nta kundi kuntu byagenda. Ngerageza kumuhamagara ngo musangeyo mwumvisha ko turi buze n'abana, ari wo mwanzuro nafashe. Aranga arananira ati ntabwo ugomba kujya mu rugo nanjye ariho ndwariye, ati twese ntabwo byakunda, ati hangane ndimo koroherwa, nzaza ku wa gatanu sinzaharenza ntaje. Kuko nabonaga ikibazo nta kindi kintu nagihinduraho. Njye nafashe icyemezo ndagenda njye iwabo, ntungurwa no kugerayo nsanga atari hari. Nuko nahise mubura, nuko nahise ntungurwa n'ikibazo cyo kugenda kwe. Iwabo bakubwiye gute bo? Nabo baramumbajije. Nabo bari bamubuze? Barambaza ngo ese ubundi abaheye. Yego. Ahubwo se nanjye ntiyambwiye ko mwohereje imodoka ikamukura kwa muganga akaza kurwarira aho? Iwabo hari Nyagatare nabo? Yego. Ababyeyi be rwose nabo batazi icyo gihe ahantu ari. Twebwe baranyakiriye n'umwana, baratwakira uriya w'umukobwa kuko abandi bo yari yarabajyanye imbere, dufitanye amahoro. Ambwira ati bajye gusura mama, bavuga hari haje muzehe n'abandi bavandimwe be. Umukecuru niwe utabashije kuza, arangije ati abo bana b'impanga umukecuru arabifuza. Bari bamaze no gukura, urumva bari bagiye gukurikirwa, abajyana bagiye gusura nyirakuru. Nuko uwo mugabo namubuze kuva yakora agisida akajya kurwarira mu ibyo bitaro, rwose ntabwo nongeye kumubona. Cyakora ababyeyi be bambereye beza, baranyakira. Ku kanya bahita batwishyurira mituweli, njyarirayo bariya abana batoya, njyana kwa muganga, habaho n'ikibazo gikomeye, njya mu bitaro nterwa amaraso, ariko barandwaza ndataha. Hashize nk'amezi 2 cyangwa 1 n'igice, amaze koroherwa nibwo yansanze mu rugo iwabo. Tumva yaraharaye nk'umunsi umwe, bucya yongera agaruka i Kigali. Akubwira ko ari mu biki, ari hehe? Na kimwe yigeze ambwira, nanjye nari mfite umubabaro mwinshi. Nawe yari akirwaye agicumbagira, narabyaye, areba abana be arabaterura, dusangirira hamwe mu muryango, ni famiye nini cyane. Buracya arataha. Nta kindi kintu yongeye kumbwira, niho nahise mbona ko yahindutse. Nanjye ndavuga ubwo ndi iwabo ntacyo mfite kumubaza, afite uko azabikemurana n'iwabo. Njye numvaga ko ubwo nzaguma muri famiye ye, bakita ku bana bakabakamishiriza. Kuko nari nagize n'ikibazo nabyara nkajya guterwa amaraso, simbashe guhita nzanzamuka ngo nonse abana. Yazanzamutse barabahaye amata, ndavuga ntubu bazaguma babakamishiriza. Naje gutungurwa no kubona iwabo bambwira bati ntago waguma aha ngaha, twabonye itike, ubwo ufite mama wawe usange mama wawe. N'ubundi nari mbayeho mu buzima bubi buteye isoni n'agahinda pe, ntago nigeze mbitindaho. Ndavuga ubundi nimba umuhungu wabo yaranyanze, nkaba ntazi nahaba, nkaba naraje ahantu mpizanye, nta gaciro n'ubundi nahagira. Rwose ntago naburanye, gusa twaricaye nk'ababyeyi ndababwira nti Kigali amata arahenda, kandi papa ni umukene aranashaje, ntago ari uzita ku nshingano zo gukamishiriza aba bana. Mugerageze mumubwire nubwo narya kwa data na mama bakangaburira, ariko nibura ajya amenya amata y'aba bana batazarara barira mu matwi y'ababyeyi banjye kubera gusonza. Ubwo naragiye ukwezi kwa mbere, banyoherereza amafaranga y'amata, nyohererezwa na papa we. Kwezi gukurikiyeho nabwo nyohererezwa na papa we. Koko naraje njya mu rugo iwacu.
Kigali ka Nyagatare. iwacu ngewe mvuka muri Nyarugenge niho batuye, Yego. ariko ntibyabaye ngombwa ko naguma iwacu n'abana batatu, nta ruhare bafitemo iwacu kuko ntabwo ari ngombwa kumenya icyahanguye kuko si cyo kibazo, iwacu bose badufitanye ikibazo, nanjye narahikuye ndavuga ndi umuntu mukuru namaze gukura, ntabwo ngomba gufata inshingano z'abana bangana gutya ngo nzishyire ku babyeyi banjye. Nsubiye inyuma gato nyine ubwo iyo tike barayimpaye, bambyutsa saa 9 za nijoro, imodoka ziva Nyagatare zigenda nijoro, mpeka kano gahungu nterura kari agakobwa mu ntoki, umwe mutwaye mu ntoki undi mutwaye mu mugongo. Ubwo ndababwira nti se ko ntari butware abana 5 nuko umeze, nari imeze nabi ku buryo nagendaga nitura hasi, n'amaraso yaranshizemo, hari natora imbaraga. Ndababwira nti se aba bana ko ntabajyana mu rugo bose ngo mbashobore icyarimwe, muzabanyoherereza gute? Bati genda abana n'abawe, numara gutora agatege rwose tuzaguha abana bawe. Ubwo ngewe naraje mba mu rugo igihe gitoya gishoboka, biba ngombwa ko nza kwicumbikira nanjye nkafata umurongo nkavuga ntiyemeje kurera abana banjye, n'ubundi atariho nabarera, reka nshaka uko ndera abana banjye. Nibwo rero natangiye kumubwira nti maze gutora agatege, ndashaka abana banjye nabo nibamanuke, sinshaka kubarera impara kubiri, ejo batazakura barwana bati mwebwe mama yarabakunze, twebwe bakabashyiramo imyumvire yuko nabajugunye. Mumpe babana noneho mbarerane naba, igitunga bakizatunga nabo ngabo. Akanyihorera akambwira ngo nzabazana. Iyaba ari bafite nibura byakabaye bigira inzira kuko mvuga ngo bari kumwe na se. Noneho ikibazo nawe si ubafite, we yibereye mu munezero we, ntazi nuko barya nuko baryama, yabahaye se na nyina, ni abasaza n'abakecuru, babandi bigira mu murima mu gitondo bagataha nimugoroba. Sinzi nimba ari bo babasha kwita ku mibereho y'aba bana kurusha ngewe nyina wababyaye. Ntekereza no gufata abana bavuka ku mugore umwe n'umugabo umwe ukabacamo amacakubiri, nkumva ibyo atari umuco nyarwanda. Ngewe nta nubwo numva ko hari undi muntu wanderera nkiriho, kandi sinajugunya abana banjye, kuko iyo nza kubajugunya nari kujugunya izi mpinja, akaba arizo mbajugunyira, abakuru nta nicyo bari bantwaye. Sinzi impamvu babanyima kandi batamfasha abatoya, ahubwo bagatsimbarara ku bamaze kubona amaze kwirerera bagakura. Iyo ugerageje kubasaba rero akubwira gute, cyangwa se niwe bakubwira gute? Wenda mfite telefone hano, ufite akanya nakumvisha rekode. Yarambwiye ngo nindeke abana be bibereye mu mahoro, nibyo gusa mbwira, ubundi agahita nkupa. Cyangwa akambwira ngo turaza kuvugana, cyangwa akambwira ngo vugana na muzehe. Papa we namuhamagara ati vugana na se w'abana, njye sinatanga abana isa adahari. Navugana na se ati vugana na muzehe niwe ubafite, gutyo bagahora gutyo bangira gutyo. Rero umuntu yahise yibaze se ubundi wa mugani ni umugabo mwari mwarasezeranye cyangwa nta nubwo mwigeze musezeranye? Oya, ntabwo twasezeranye, twabanye gutyo bitemewe n'amategeko, ariko tubana mu nzu. Niba wabonyeho n'amafoto, wabonye ko twari twubatse urugo, atari ukuvuga ngo ni inda ugiye ukabyaraho. Wabonye ko kuri ariya mafoto hariho na data bukwe turi kwita abana bacu amazina, abo bakuru yabyaye tukiri kumwe. Amafoto y'uri bunayame turi buze kuyereka abantu. Yego, arahari rwose. Bibahe n'itandukaniro ry'uko atari uburaya bw'ukwezi kumwe cyangwa bw'umunsi umwe twagiye tugirana. Ni urugo twubatse bitemewe n'amategeko, ariko turabana ku buryo tubyara n'umwana tukamusohora mu muco wa Kinyarwanda, akitwa izina n'imiryango ihari. Hanyuma abantu babonye amashusho yawe, babonye uhinguka mu rusengero,
ugiye guhagarika ubukwe. Amakuru twaje kumenya nuko yari uriya mugabo yari yaranasezeranye mu murenge ariko byo ntubimenye. Byagenze gute kugira umenye amakuru ko agiye gushaka undi mugore rero? Kugira ngo menye amakuru yuko agiye gushaka undi mugore, ngira nimero ya mushiki we, nigeze kubona yapostinzeho umukobwa n'ururabo n'impeta, yandikaho ngo, sinibuka amagambo yari yanditseho ngo niba ari we gisubizo mu muryango cya ibintu nk'ibyo, ntabwo mbyibuka. Mpita mbikeka, urumva nk'umuntu mwanabanye ntabwo wabura no kubona ko umuntu yahindutse cyangwa ngo umenye n'icyamuhindutse. Hari n'andi makuru yabimbwiraga ko yavuye no kwa muganga akajya kuba aho yarwarijwe. Yego narabyumvaga, amakuru yambwiraga ko hari umukobwa wamukuye mu bitaro ngo bakajya kubana muri ghetto. Kuko nari nifitiye ibibazo byanjye, ibyo sinari kubyirukaho, nta nubwo nari kumwirukaho, nta n'ikindi namushakagaho, abana banjye nari mbafite. Kugira ngo rero menye amakuru, umurenge warabaye sinawumenya, barabimpishe, ni ibintu bagerageje gukora mu ibanga kuko bari bazi icyaha cyabo. Ntibigeze banabipostinga n'umunsi n'umwe, kandi ni abantu basobanutse baba ku mbuga nkoranyambaga. Ubukwe urabizi ko ari fiyeri y'umuntu, ariko ntibigeze banabigaragaza n'umunsi n'umwe. Bakoreye muhe murenge, basezeraniye muhe murenge? Nkuzi kugeza n'iyi saha sinigeze nkumenya, kuko iyo nza kubimenya mba naragiye mu murenge, ni nabyo byari kugira agaciro. Ni nacyo kikwereka ko nabiriya byantunguye. Gufata irembo, uko yagiye kumwerekana iwabo, uko bagiye mu murenge, ibyo byose nta makuru ntamenye. N'ubukwe kugira ngo mbumenye, urabona abageni batanga ama invitation. Invitation ni ikintu gikwirakwira imisozi yose, burya nta kuntu wagihisha. Abayisomye rero nibo babashije kumpa ayo makuru. Nagiye kumva numva umuntu arampamagaye nibereye hariya munsi y'urugo, uko niko kuri. Maze telefone nayo nayigobetsemo hano, nari mfite ibyo nibereyemo hariya muri uru rutoki mureba hano munsi y'inzu yanjye, hano ntuye ncumbitse. Telefone nyikuyemo gutya pe, ni ibintu byantunguye ubyumve, kuko iyo bitaza kuntungura mba naranagiye muri dote, ariko sinigeze njya no muri dote kuko amasaha yayo nabimenye yarenze. Ngiye kumva numva telefone isonnye, nayitabye nubuye amaso, mpita mbona abanyamakuru ba Freemax hano pe. Ndanashimira Freemax TV kuko nayo yaramfashije. Buriya ibintu byagiye mu itangazamakuru nta nihohoterwa wabigirirwamo. Sinzi nuko abanyamakuru mumenya amakuru, ibyo ni ibyabo sinabyinjiramo. Gusa nkimara kwitaba iyo telefone nabona yise mbona kamera imbere yanjye. Ntabwo namuvuga kuko nabanisha umutekano we. Kuko n'umuntu w'inshuti yawe? nta nubwo ari inshuti yanjye. Mbega wimumbaza ku bw'umutekano, byumve ko yampaye amakuru. Kandi yakubwiye gute uwo muntu? Yambwiye ko namenye ko umugabo wanjye afite ubukwe. Ndamubwira nti ntabyo nzi. Arambwira amagambo make ati afite ubukwe uyu munsi, iyi saha agiye muri dote, arasezeranira muri paruwasi ya EAR Gikondo. Saa 3 ni dote, saa 8 ni ugusezerana. Narebye ku isaha mbona saa 4 ziri hafi. Mbona ko dote n'ubundi yarangiye. Ngiyo mbimenya mu gitondo nari kuba nazindutse n'abana nkajya muri dote. Nko nari ubundi bira byabereye mu rusengero. Pe rwose nari kubikorera muri dote, nkamubaza abana banje uko bimeze. Ubwo nageze i Kigali amasaha yarenze, biba ngombwa ko mubonera hariya mu rusengero. uwo muntu reka wamugana ntituri bumuvuge, niwe rero wabwiye abanyamakuru ba Freemax abohereza hano? Ntago mbizi, mbyemeje naba mbeshye nimba ari we wababwiye cyangwa se nimba bafite uko bamenya amakuru. Rwose iyi ni inkuru rega itakwihishira kuko none ko batari baza aho utuye mama.
abantu ariko abatuzi bo nk'umuryango twabanye bo barahaza aho ntuye. Hari inshuti z'urugo twari dufite n'ubu tugikomonikana kandi bababajwe n'iki kintu bo bari bazi aho ntuye. Abampaye ayo makuru bashaka kuba ari nabo babarangiye kuko ntago hano mbari mu mwobo, nta cyaha nakoze ngo ikimenyimenyi nanjye nahageze. Nawe wahageze, nta cyaha nakoze ngo ndihisha. Inshuti n'abavandimwe n'ubundi basanzwe bansura barahazi. Aho impamvu nashaka ko tuhagira claire nuko hari abavugaga bati iyi ni ikinamico, ibi ni filime bakinnye, n'ikimenyimenyi dore bamuhamagaye kamera ziriyo, n'ikimenyimenyi dore si umuntu avuye Rwamagana agiye Gikondo denku, ni filime n'ibintu bari bapanze. Niyo mpamvu nakubazaga ibyo byose kugira ngo mumenye neza ninde wamenyeshe itangazamakuru, se niwe warirangiye neza aho utuye ku buryo nta kuyoba guhari. Ntabwo mbizi, mvuze ngo namenye uko itangazamakuru ryabimenye, mana nanjye ni inkuru ndende, ntabwo mbizi. Gusa bo buriya babimenye, urabona kuri ya mugabo yababaje abantu benshi. Hari abababaye rero mbere bakibona invitation, urabona nawe ufite umutima wa kimuntu wababara. Abababaye rero nibo bamutangiye ayo makuru, ntago ari njyewe rwose. Hanyuma rero abantu bakubonye hariya ugerageza guhagarika isezerano ryo mu kiliziya cyangwa se mu rusengero, byagenze gute? Abantu bashidutse mugenda kuganira mu mwiherero, umwiherero usohoka ururiramo, mu mwiherero mwaganira iki, mwanzuye iki? Mu mwiherero twagezemo bashaka kunkoresha ibintu by'inyandiko ngo nandike ibyifuzo byanjye, ngo nandike icyo nifuza, ngo bacyandike umugore n'umugabo ngo bagisinyire. Ndangije ndababwira nta ni mu buyobozi bw'urusengero, ntago ari mu bwa leta. Indezo y'abana igenwa na leta kandi ikandikirwa muri leta. Ntago ibyo bintu mwabinkoreshereza mu rusengero ngo mbemerere muze tujye muri leta. Ibi bintu mwibinkoresha ikubagaho kuko mwari muzi ko aba bana bahari ntago ari inshoreke rivutse nyuma y'isezerano ryanyu. Mwari mufite igihe gihagije cyo kuba mwarabanje kugena uko aba bana bazabaho nimba mutarashakaga kubica urubozo. Nimba rero mutarabikoze kare, mwibinkoresha none kandi ngo mubinkoreshereze imbere ya pasiteri Siribu. Pasiteri si umuyobozi w'umudugudu, pasiteri ntago ari perezida w'abunzi. Ubishaka muze tujye imbere y'abunzi, tujye imbere y'ubuyobozi, tubikorere mu buyobozi bwa leta bw'igihugu apana ubw'urusengero. Ati iki? Barabyanga, banga no gusohoka mu cyumba cy'urusengero. Nanjye ni kwa kundi mwambonye sohoka mbyanga ndisohokera. Usohotse urusengero barabasezeranyije, rwafashe ikihe cyemezo? Urusengero rwafashe icyemezo cyo kuba atabasezeranya kuko bansabye ibimenyetso bihagije, mbereka ayo mafoto muri telefone. Oya, nari mfite amafoto nyine asanzwe ya kamera nari nayatwaye. Bati tuba dushaka ibintu bifite ibimenyetso koko nimba uyu mugabo mwarabanye. Bahamagara na data bukwe baramubaza bati uyu muntu uramuzi? Ati ndamuzi no mu kazana uhanjye. Ataba abana urabazi? Ati ndabazi. Atafitanye n'umuhungu wawe Inosa abana bangahe? Ati bafitanye abana 5. Ati impanga 4 n'agakobwa gakuru kabo ka 5. Ubwo ibyo bimenyetso rero ngiyo urusengero rubibonye bagasanga ari ibimenyetso bifatika, atari byo gusebya umuntu n'ibyo gutesha umuntu umutwe cyangwa se atari komedi nk'uko abantu bari kubikeka, urusengero rufata icyemezo cyo kudasezeranya abo bageni batabanje gukemura icyo kibazo. Icyumvikana cyo ubukwe bwapfuye ku munota wa nyuma. Hari yigeza kuvugisha ase ntigeze wenda arakara kubwira ati wanyiciye ubukwe? Mwigeze muvugana kuva iriya scenario iba yabaye ku cyumweru? Cyabaye ku wa gatandatu. Wa gatandatu. Nyuma yo ku wa gatandatu ntago yigeza kuvugisha? Ntago yamvugishije. Ntago muravugana? Nta n'uwo mu muryango uramvugisha.
hanyuma kugeza ubu ngubu rero ugize amahirwe yo kuvugana nawe uko biri kose abantu bashobora gutandukana agakomeza umurongo we nawe ugakomeza uwawe habayemo ubwo buryo niba ari inzego za leta zikabahuza cyangwa se nawe ubwo akaza akabwira ati duhure tuganire ku iki kibazo icyifuzo cyawe ni ikihe kuri we? icyifuzo cyanjye namubaza aho ngomba kurerera aba bana n'uburyo tuzajya tubarera n'uburyo tuzabishyurira amashuri kuko biri mu burenganzira bwabo n'uburyo tuzabavuza kugeza imyaka yabo y'ubukure kuko ni inshingano zacu. Abana bafite ababyeyi bombi ntabwo ari imfubyi ngo twitabaze inzego zishinzwe kurera imfubyi. Arahari afite amaboko, ni umusore mu gihugu, nanjye ndahari nyina sinshaje ku buryo nari nagira igihe cyo kutarera abana banjye. Ndamubwira nti nubwo washatse ukaba ufite umugore mwasezeranye, itegeko ryubahirize uburenganzira bw'umwana n'irengera umugore wasezeranye naryo ryubahirizwe. Simburana isezerano, njye ndaburana uburenganzira bw'abana banjye. Namubwira nti duke twawe nanjye duke twanjye naciye inshuro tujye tuduhuriza hamwe turera aba bana, kandi abana banjye bakarererwa ku biganza byanjye mu gihe cyose nkiriho. Sinifuza undi muntu wanderera. bivuze ko urimo urasaba n'abo bandi? Abo bo ntanababonye mana yanjye, wenda rwose pe nanjye sinzabeho. Ku rundi ruhande ariko ashobora kuvuga ati umugore yanyiciye ubukwe, ntacyo mugomba, n'ubundi twasezeranye mu murenge, reka njye iwanjye n'umutuze nawe. Ubwo biriya n'ibyahisemo byararangiye, yanshyize no mu itangazamakuru. Urakurikizaho iki? N'ubundi bwapfa butapfa bagombaga gutaha mu rugo rwabo, nta kindi bakurikiranaho mu rugo rwabo. Ubutabera bwubahirize uburenganzira bw'abana. We nimba atabikoze ku bushake bwe, tukaba dufite ubuyobozi mu gihugu koko, nimba dufite amategeko ariho koko akora arengera aba bana, sinzi nimba uwo mugabo yaba ari ikinani, yaba bamutinyamo iki cyatuma itegeko ritamugonga ku byo agomba gukora. Bivuze ko ugiye kwiyambaza rero ubutabera? Yego, niko bimeze. Wigeze kuvuga uti yatuguriye inzu Nyagatare. Ya nzu yo byarangiye gute? Kuki atari wahise ujya ugahitamo kuza hano i Rwamagana? Byarangiye ni birebire, ntabwo umuntu ajya abasha kubivuga byose. Muri icyo gihe byabaye ngombwa, icyo gihe yirukanwa mu kazi, yaranafunzwe. Urumva iyo umuntu afunzwe hari ibyo akenera n'ibyo agomba. Byabaye ngombwa ko ayigurisha. Yanayigurishije ntabizi mu buryo butunguranye, iragurishwa. Anasohotse ndabimubaza, dushaka kubiteraho amahane kuko twari tukibanye neza. Arambwira ati ari inzu nanjye igifite agaciro n'iki? Ati ko yandengeye, nabonyemo n'amafaranga y'umwavoka wamburaniye. Ati ari inzu nanjye icyo wari ukeneye n'iki? Ndeba gusakuza, n'abantu barambwira bati n'ababyeyi banjye, wifatanya n'umugabo ikibazo yirukanwe mu kazi avuye no muri gereza, inzu ntimuruta, batabona ko wenda mwabanye mu byiza mu bibi ukaba umwihindutse. Rwose iby'inzu sinateraho komenti, irangira gutyo. Mu buzima bwa buri munsi rero, abana batatu muri abana babiri baba kwa sekuru wabo, cyane kwa nyirakuru mu muryango wabo w'umugabo. Imibereho y'abana mu buzima bwa buri munsi imeze gute? Tuganirizeho gato hisura umuntu ukurikiye iki kiganiro, imibereho y'abana n'iyawe muri rusange, imibereho imeze gute? Nahoze mbona hari umwe nabonye araryamye arasinziriye, nta nubwo ari na byiza ko umwana agaragara mu mashusho nk'aya ngaya mu bibazo by'imiryango. Imibereho imeze gute? Imibereho iragoye nk'uko mwayibonye. Ntabwo binyorohera kubona uko mbasiga, cyane nibyo bingora. Urabona simfite ubushobozi bwo kuba nashaka umukozi ubamfasha, kuko kumugaburira no kumwishyura kari agakuru kabona ko sinzafata umwana ngo mubuze uburenganzira bwo kwiga. Nshobora kujya mu kazi, ngewe ubundi akazi nkunda kwikorera ni ubuyede. Yego. Cyangwa se naba iri soko rirema, urabona ntuye iruhande rw'isoko, naba mfite nk'amafaranga 5,000
hari ukuntu umuntu azinduka akarangura inyanya, urabona abanyakigali baba barijemo kurangura ibiribwa, nimba uziranguye wenda 4 bakaba baguha 5 ukungukaho icyo gihombo ukaza ukakihahishiriza abana. Nkora gutyo mu iryo soko cyangwa se mu mibyizi nkashaka ibyo biraka bindi by'ubuyede. Nyuma y'uko iriya nkuru isohotse rero turimo no kugana ku musozo, hari abanyarwanda batandukanye nahoze mbona na Minisitiri w'Ubutabera, ni inkuru yageze kure cyane, nabonye na Minisitiri w'Ubutabera yayivuzeho, n'abanyarwanda muri rusange. Tuza hano twazaniranye n'umumama witwa Koko ba mu Busuwisi, ni umwe mu bamama baba muri diaspora y'u Rwanda ariko bakunda kugaragara mu bikorwa byinshi hano mu Rwanda bitandukanye. Abanyarwanda muri rusange wabonye reaction zabo gute, cyangwa se wabonye ibitekerezo ababo mwagerageje kuvugana, cyane ko nimero yawe yari yashyizwe kuri YouTube, abo mwavuganye reaction ibitekerezo byabo byari bimeze bite? Hari ubufasha runaka urimo urabona, niki wabona babwira muri rusange kubera ko ni inkuru yavuzweho cyane? Abanyarwanda muri rusange ndabashimira kuko bambaye inyuma, barambwira bati wakoze kudapfundikirana abo bana. Abandi nabo barimo kumpa ubufasha ku babishoboye, ni ukuri Imana ibaho umugisha, nta mwana wanjye aka kanya uri kuburara. Ndabashimiye muri rusange. Ikindi nasaba leta cyangwa se na minisitiri nkuko yahoze avuga ko twabona ubutabera, hari ikintu mbona nimba navuga ngo wenda ku bagabo batabazwa kigasa nk'igiharirwa kiri guharirwa abagore, kibabaje kandi giteye agahinda. Giteye agahinda umugabo akabyara abana nk'aba 5 gutya, ejo bafite imyaka 2, ejo kuwa 4 agasezerana. Ni ukuri babana nabo ntibanga se baramukunze, araba atagiye gusezerana, ariko ririya sezerano ry'umunsi umwe rigahita rikandagira aba bana, kandi baravutse mbere y'iryo sezerano. Bakabaye babaza abagabo bakora ibintu nk'ibi ngo afite mutungo ki ko turi kwigishwa kubyara abo dushoboye kurera. Mu by'ukuri aba bana ntabwo babyarwa n'umugore gusa, baba barabyawe n'ababyeyi bombi, ari njye n'uwo mugabo. Nabaza nka minisitiri cyangwa n'abandi babishinzwe bagafata nk'uyu mugabo bakamubaza bati twereke umutungo ufite uhagije uzarera aba bana kugeza ku mashuri yabo, utwereke n'undi mutungo ufite wateganyije uzarera abo ugiye kubyara muri uyu muryango ugiye kubaka none gushinga. Yamara kubereka ko afite iyo mitungo izarera abo bana, rwose yashaka akabyara 100, ariko nimba abyaye akabajugunya akajya gusezerana, isezerano ry'iminsi 2 rigahita rikandagira abana 5 bafite imyaka 10. Si kwa kugwiza mayiboho mu gihugu, kandi byarangiza bigaharirwa abagore. Abagabo bo ukumva mbega ntabwo urubanza rubareba. Umuyobozi yakubaza ukumva ni wowe ari guhata ibibazo cyane, nkaho ari wowe wababyaye wenyine, bakirengagiza ko n'umugabo ari we ufite imbaraga ziruta iz'umugore, ariko agahunga inshingano nk'izi akazinsigira njyenyine. Ni ikibazo, nta gihe na kimwe nimba bimeze gutya mayibobo zizashira mu gihugu. Kuko namubajije ikibazo turi mu rusengero muri biro, nimba muri abakristo mukaba mwaransohoye 9 z'ijoro nkajyana n'abana, ntihagira uhaguruka ari se ari no mu muryango, hagire n'uvuga ko hari umuntu uzahomba, kandi ni amaraso yawe. Impamvu mvuga ngo ni mayibobo mu gihugu, aka kanya ngiye guca inshuro bikaba ngombwa ko ngwayo singaruke, batazi aho baba, wenda nkanagongwa n'imodoka nkapfa. Ubu se hari uwabatoragura atazi n'aho bari? Si kwa guhita se ziba mayibobo? Ni ikibazo gikomeye. Ukomeze kwihangana, hari igihe biba bitoroshye rero, bigasaba yuko amarangamutima y'umuntu nayo agira uruhare mu kiganiro.
ngira ngo twari dusoje nangaha urebye n'ikiganiro kinakirangiriza nagira ni uko biri kose ntekereza ko niba na minisitiri yabivuzeho n'abanyarwanda muri rusange bahagurutse gufasha uno mubyeyi, reka turebe icyo bitanga. Mama wakoze cyane, navuga ngo reka turebe icyo bitanga hanyuma twizere Imana. Yego namwe mwakoze cyane, kandi n'ukuri abantu barimo barampamagara, wenda sinavuga ngo yabatumye cyangwa se n'ukuri, gusa nanjye nk'umuntu mfite ubwoba, barimo barambwira ngo se koko ngo Mana we ngo ubu koko ntazakwica, nanjye bambwira gutyo nkumva ubwoba buranyishe. Mana n'ukuri ndishinganye no mu gihugu, Mana rwose pe. Icyo reka tukizere ko turi no mu gihugu gifite umutekano. Ikindi iyo byageze muri media niba hari n'abarimo kuguhamagara, ntekereza ko inzego zitandukanye zikeneye kubireba ku buryo nta kibazo uzagira icyo ari cyo cyose. So wakoze cyane, ubwo reka turebe wenda ubutadushaka kuzagaruka ubuzima bumeze neza n'ibyo bibazo byose byakemutse. Turimo kwishimira ku buzima bwawe. Yego namwe murakoze cyane. Yego.